muryango, Imana iguha umugisha mu muryango, Imana ivuganye nawe mu muryango, Imana ikugize udasanzwe mu muryango. Ishari keri masomo dara the professor beteri say and that is a fire song and then what is song not a music somebody came to God orekusima the tabia của Allah the samba tabia của Allah samba tabia của Allah mukisema kutukuza baba ndio msingi kwa Allah sawa kile kwa Allah. Yesu kundi Imana cyane nimumore mufashe dukunda Imana. Nabonye Imana mbona gukora kw'Imana, nabonye ubutware bw'Imana mbona ubutabazi bw'Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Uwiteka Nyiringabo ajye tumenya tutaramuka. Haleluya. Nabonye Yesu ntaramenya ko Yesu agira neza. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Burya ngo tukiri mu nda za mama bacu Yesu aba yamaze kuvuga ko bizagenda. Yesu nashimwe. Abantu bajya bavuga ngo ngewe mbona nzabyara abana 2 cyangwa 3 kuko mbona ubushobozi bwanjye buke. Haleluya, haleluya. Ariko umwana wese Imana yemeye ko ajya mu nda yawe. Yesu ashimwe. Aba afite uko yamaze kugenda, aba yaravivuye. Iyo yemeye ko yinjira mu nda yawe aba yaravivuye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nabonye Imana igira neza ndahantu munsi y'igiti. Njyama munsi y'igiti imyaka ndi umukobwa w'imyaka 11. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Njyama mu myaka irashira, imvura ikagwa, igihe cy'imvura kikagera kigashira, igihe cy'izuba kikagera kigashira. Haleluya. Nijoro ibigendajoro burya byahari. Yesu nashimwe. Cyane mu mashyamba ndetse no hatari mu mashyamba byahari. Ahantu hose hagiye byabo. Imana iduhana umugisha. Ariko mbona kugira neza kw'Imana, Imana ibaha umugisha. Nabonye Imana itabara rero hagira umuntu wese wiheba. Nkomeze kugenda mbona Imana kuri cano muzakomeza kubyumva. Nabonye Imana igira neza. Nabonye Imana mu rugo nashatsemo ndi inkumi impano urundi maze kuba umukecuru. Haleluya. Nabwiye Imana nkiri umukobwa, nabwiye Imana nzakora ibishoboka, nzirinda, nzarinda ubusugi bwanjye, nzakora ibishoboka byose, ariko uzanyambike agatiba. Ubuhamya bwanjye ni buganisha. Haleluya. Nabonye Yesu yambika agatiba mu myaka 42. Haleluya. Yesu yambika agatiba. Anyambika agatiba mu mashuzi. Ntakibyara kuko navuze ngo Mana nyemerera ndinde ubusugi bwanjye, nyemerera ndinde bizacisha hirya no hino. Ariko ntabwo kwa muri Kristo bivuga ngo tuba tugeze ahantu tugerwa amabuye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mva kwambara agatimba urangije imbyaro. Yesu aracyakomeje ntabwo mbizi, ariko imyaka maze iranyereka ko hari sinzi kereka nabishaka. Yesu ashimwe. Mfite abana 7. Ariko hari n'abo Yesu yajyanye kudutegurira abasigaye. Yesu ashimwe. Ubundi mu ndanyi havuyemo 11. Ariko abana b'abantu bari baramaze kumbwira ko bitashoboka ko nzabyara kubera ya minsi nabaye mu ishyamba njyamye munsi y'igiti. Kiragira ari njyamye atari amahoro. Uburwayi bwari mu mubiri wanjye bwanyemerera ko nzabyara kubera uburwayi bw'umugongo. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Muganga ati ntuzigera ubyara cyo uzihangana, ariko Yesu ajya amenya ibyo dukunda. Haleluya. Yesu ajya amenya ibyo dukunda. Njye nakunze abana n'ijuru, ariko ndabyakira mvuga ko ngo kubyara bitazemera, ariko ntibyambuze ko nakunda n'undi n'ubumwana yampa cyane ko yagiye n'abatavuye mu nda yanjye. Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe. Hanyuma Imana irasangira ngo humura, ngiye kuguha abakobwa batatu. Mfite abakobwa nkunda cyane beza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nashimye Imana burya ujye uvuga ijambo ryawe ukariherekeza ukanarisohoza. Abo bakobwa nabakuye mu rugo rwa kabiri. Shima Imana rero kuko igidukunda kandi igatuma. Iyi ndirimbo cyane nkunda yitwa yo ni Yesu namuze ku muvandimwe we. Mwayifasha tukayiririmba. Kuko nabonye Yesu angira umuvandimwe we hari ikwiriye. Nabonye Yesu atabara ataruko navutse mu muryango ukishijwe. Nabonye Yesu mu buryo bwanjye bwinshi. Mbona datomejura nkiza urupfu. Haleluya. Jyewe narapfuye inshuro zirenze 8. Uwiteka agira barahaba. Hari aho napfiriye ntagira gitabara, hari aho napfiriye ntagira inyegura, hari aho napfiriye ntagira untaguza. Ahubwo bati nimufunge hatagira n'umuntu ahari noneho birangire. Iyo chapter irangire. Yesu nashimwe. Data wo mujura gatoya. Aho ngaho baguterura. Nabuze ntagira uzamurira agati. Yesu ashimwe. Nimugarike kamano kw'ibura data abone ko ni. Agatinda kagenda kandi nagenda nshinja umutwara kumukora umutwara neza akabuko yasanga ko gutabara yakundi yarakwiye kuko ahantu narindi niko nafatiwe urwaye Yesu nashimye nzabivuga nibo ndabinyuramo rwose. Hari impamvu babigisha anyemera ari umugabo gusa udafite ikibazo. Haleluya. Yesu arambwira ndakubakiye humura reka kubaba ibyo nabyo ni byinshi ibyakubabaje narabibonye ariko ndakubakiye kandi ngo umugabo gusa bivuze iki ntacyo uzaba icyo abantu babona icyo abantu bagufasha mu ijambo aho babishyize mu gitabo aho babyanditse asozi aho byavuzwe aho bavuze ko yarangiye aho nongeye kugusa. Urabizi neza ibibazo byawe. Urabizi ko mwagaragaza neza. Uramuka utazigeraho n'Imana. None se nsineze ko uzabona n'Imana. Ariko umva ko kana. Gikubitana n'umuntu ari sinzi niba kuko nabwiye Imana badamu. Nandi ya buryo mubabaje. Uzaninde kugira umwana w'umuntu nanguze. Ngwangira ubanza. Ukagize ubanza w'icyo kibazo cyose. Ndavuga nta ubanza tubanza ndetse nyamara kuko isura ngenda. Uri bwo ndimo kubyukagira. Aho ni Yesu. Hamana mubasha. Aho ni Yesu. Hamana mubasha icyo kintu. Ntabwo umuntu yakora ngo nyamara ku muryango hariya. Mabona intare zasanyeresha. Kandi zirasana zinabaze batatu zitanye. Haya indi yadanye. Zabasane zadanye. Ziriya ntare ziri ku muryango usohoka wese. Iramumira. Mbega wasohoka cyangwa muri gomera gusenga muzaye musohoka kuwa Ruta wavuga tubanza bici ariko singiye kwekerwa ni Yesu nashimye nuko atuka ntabwo ndeka ni mu byuma babivuze namwe ndavuze kwakaza kwiba ntabwese ntabwese abakobwa babanyanga inyuma barandonera agatimba karakura. Yesu nashimye. Abonye Imana. Ndatangariza umuntu wese ukeneye ku gatinda utarakunda nahagarare mu mutware. Nahagarare mu mutware kuko n'abarwayi Imana ndakubaha.
tugakira. Yesu nashimwe. Muri iyi saha gukora tugeranya abana batandatu. Iyi saha y'umwana hano musima n'abana be nta kibazo bafite, n'abandi ba mbere nta kibazo bafite. Abantu bajya birwanira bakavuga ati abantu bajya gukoresha cyangwa nacyo nyamara hari abaye uburinzi ariko bw'abana ntabwo musohoka bakora ubwiza kuzo ntabwo ari inyigisho nziza ariko ndasaga ziri muri gihe isi byonge nabo ntabwo ubwo bwiza bwiza kibazo yigeze ahura nacyo ubundi ahagaze kandi nanjye ubwanjye nabikubwiye ntabwo wabisomamo. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Yesu ubwo rwaciye rwubatse nubwo uzumagaze kabura ko muri iki kintu nizo turi mu nama ariko turi kumwe na Kristo. Yesu nashimwe. Muranire kwana Kristo mu ngo zanyu mwane kwana n'Uwiteka nyir'ingabo Imana yo mu ijuru ijya yubakira nagiye kizirenganiza ntabwo ari Satani gusimbuka muzavuga ngo uko yari Yesu yavuze nta kizaba. Yesu ashimwe. Satani ntabwo akunda cyane arasenga akaza akanyeganyezamo ariko buri wacu ahandi yahandi wanyura se kuri uyu mwana wagira se bimwe n'abandi mugabo wabyara yazanye wenda ntiyamubanira. Yesu nashimwe ko kugifuta igare niwe wakoze none niwe rero wakoze umwana nibyo ntashyizeho ukuboko. Yesu nashimwe nabonye data yanekera reka turi mu karibu. Yesu wanje Imana ishimwe cyane kandi we kandi ibyo mfite byose niyo Imana ishimwe cyane kandi yaramaganye yangirimbo yambiriye amaso Imana cyane mbona Imana ikora mu ngoyi mbona Imana ikora